Ndi mu Rwanda ku mutima, ndi mu Rwanda mu bitekerezo, mu manono, mu mutwe, hose ndi mu Rwanda. Ejo bundi nabashimiye cyane kuba reko mwakoze subscription nini cyane. Nishimiye ko mwigize abantu 600 bose. 0 ebyiri nyuma ya 6. N'abantu benshi cyane. Mwabantu mwe imihanda ntago yoroshyera nyerera bya hatari urumva kuyisanga kubona no kwakene yo 1 2 3 4 5 uzi kubyuka buri gasanga hagiye nk'umuntu. Ukabona ngo afite abantu 559 ejo ukabona 560. Ni ibintu bikomeye cyane rero umuntu akoze subscription wese subscribe ku mutima wanjye rwose mwarakoze ndabashimiye cyane nari mushimira abantu 600 bose bamaze gukora subscription ariko ubu ngubu ni 340 bego umuryango ukura neza bana we ndishimye cyane ku bwanyu ari wowe nawe uri kureba kino kiganiro kubera ko byose bifatinzemo kumbera byiza nkumva ndishimye cyane kubera ko muri abantu mwezi ni mwe banje ubone mwe mutima wanje ni mwe uri gutuma none numva nishimiye bino bintu natangira mbona ko nyine kuri coding akantu kambere biragora ntugira ngo ni ibintu byose cyane ariko byume neza ko nyine iyo umuntu abonye hajye umuntu 1 2 3 4 5 6 7 kugera kuri 600 bose una abantu benshi cyane ubyumve wowe ntago turi inama y'abantu 600 ngo bazi ntago byakunda ntago ari dufite ubwo bushobozi ariko nyine iyo ubonye umuryango kwakira umwana gutyo mvuga ati wow kubera ko byinshi tuvuga ugasanga ikintu wavuze gihura neza n'icyo umuntu yagambiriye kuvuga ni ko wenda atabonye ko ageza ku bantu benshi cyane nabwiye nyine ibintu bijyanye n'ubuzima bw'abana b'abakobwa abakuramo inda bagahanwa bonyine abahungu bigaramiye nkaho bitabareba nabwiye imiryango ibana mu nzu harimo intoya ugasanga nyine ababyakuntu nyine abana akabyumva bakararuka nabo nabwiye ibijyanye n'ukuntu hari umwana batugunye mu musarane ari muzima ejo nzamuzana narishimye cyane ko umuryango mpamaga umwana ameze neza bamwise Daniel wamkuye mu rugo rw'intare nzamuzana yo adusure hari abantu nzi bafite amateka nkaye kandi bazishimira kubona nyine umwana yambuye ubuzima isi kongera kamuhereza nyamurwe kubaho nabinezerewe ngo ninge mucunguzi bafite ubuzima nyine Imana yankoresheje nyine kugira ngo bincemo ndashimye nanjye kandi namwe muzishima icyo gihe nabwe byinshi cyane kubijyanye n'ubuzima twirengagiza bamwe n'abamwe ugasanga kandi nta uri kubwitaho nyamara ari ikintu kinini cyane hindura amateka y'abantu ugasanga bamwe bagiye ahandi heza ahandi babi ariko no munsi n'ubundi ngende umuntu umusociale ukunda abantu ukunda Imana ubivanga ariko mukono kuko harigiye iyo ugize kuri sijezo uyoboka Imana nyine bingora ariko nya kintu kimwe tuzi ko dufite mu mitima yacu nyine dufite mu Mana dufite mu buzima dufite mu kuba ku Mana no duha gukora ibyiza tukirinda bibi tukawucakiza mu buzima bwacu bwa buri munsi ari wowe nyine yumva gutyo wakuce mu isengesho cyangwa kimwe se wahoye n'impano zitandukanye mu buzima busanzwe abantu akakuganiriza nyine byose ni byiza nyine nibyo Imana yatugeneye ne mpamvu n'ubundi bwa ngo dushime Imana nkanje n'umunsi ndi gushima Imana kubera yuko nyine ndiho meze neza na umeze neza na nshuti zanjye ndabisiko zimeze neza n'ibyago ducamo ntibitwica duca mu byago ntidupfe we urabizi ko tudapfa koko buri munsi ntago dupfa urabizi ntago dupfa buri munsi hari ijambo ryitwa nimba nivuze nawe munyangande ikigai cyase ni ikigai ijambo ry'Iyapani rivuga ngo buriya hari impamvu nyayo imwe yihari ituma wowe buri munsi nyine uzinduka uri muzima abandi bagacaho isegonda buriya yavuze ngo abantu ngo bapfa buri munsi so gusanga basumba amasaha 28 basumba minota yagize bagasumba amasegonda yigize ayo masaha 28 ariko uvuze ngo nawe rero niba buri segonda udapfa buri segonda ubaho hari impamvu rero buriya abantu n'abasomera Bibiliya nyine yakuntu bavuga bati ngo icyatumye usigara ngo no kugira ngo ugire ute ngo tunganye bidatunganyije ubwo n'ibyo birakure wagira nawe ufite kubitunganya ariko umenye ko nyine kubudapfa buri munsi nuko hari impamvu nyine ihari ibyo ugomba gukora nyine byawe waba urugero rwiza waba urugero rubi ariko yanze ukunze hari ikintu nyine ubukirindiriye nanjye rero ndishimye cyane nyine kuba ngihari nyine hari byo ngomba kutanga n'urungu ndaje nyine mbitange akabyumva ko nakantu kuno munsi nyine akasa nkaho kara kugushima Imana kubera yuko ibyo kwihebesha abantu nyine byinshi cyane ngenda mpura n'amakuru rwose menshi cyane ngo nasanga warayampaye cyangwa ni wese nawe hari ingero zabuzi nkuko babyandika muri commentaire abandi akabisangira ariko uno munsi no mbabwire bane data buriya mu muryango wanyu nyine harimo ukuntu wakitse harimo nyine abantu bitonda
abakabuka abagufi barebare inzobe ibikara hari n'abakizi n'abakennye n'abarimo hagati na hagati ariko bose nyine n'umuryango wanyu nyine amasano menshi aho twibakira mu buzima bwacu bwa buri munsi ari aba girlfriends na boyfriends ari mu ishuri ari mu mirimo ari mu koperative tujyamo yewe no mu kimina cyangwa kimwe naho usengera mu makorari ibyo bintu byose bivaho kagenda bikarangira amasano yose ngiza karangira ko hari amasano mu amasano adacika Isano wangu jya wasana nyoko ntabona ntabandi babona abo bantu nyine sona nyoko ne nabo ngabo nyine nshaka wabyaye n'umusazi birakora ariko nyine n'ubwo ngona nabandi babikwepera nyine nashaka wamugaye cyangwa atamugaye ameze yakize cyangwa adakize yagukunze cyangwa yarakwanze nyine niso nyine ni nyoko nyine pa umukunde cyangwa umwange yagutaye mu kigunda yagubyareye mu Faisali yaba ni mu muringoti yare hose nyine niso ni cyangwa ni nyoko twadusana tudacika haziraho n'ibindi rero abafite isano y'amaraso ruhererekana abamuvukana bo kwa nyokorume bo kwa tante n'icyose bose ni benewanyu bivuze ngo ibintu byose ko byubatse mu buzima nyine biguhuriraho bitewe n'iki n'amasano mwubakana ayo ngayo rero bwoko bubiri haracika n'adacika adacika rero nayo yashingiye ku maraso none rero utuntu maze iminsi nakira nyine mbona nyine dukatakata cyane cyane utuma nyine mu ntangiriro z'amashuri niho wumva nyine ibintu bikomeye cyane nyine abantu biyita abakire cyangwa kimwe bazwi nk'abakire mu muryango y'iwawe nyine abavuka nyine bamerewe nabi mugomba kuyazana amafaranga mu kuyazana urumva impamvu Imana yaguhaye impano yawe ni ukugira ngo ufashe abandi kugira ngo ufashe abandi nyine yo guha ibifaranga nyine kugira ngo ufashe abandi babirye kuko n'umuntu uzapfa usiga babirye rero ukiri muzima Imana yaguhaye ubwo bushobozi bwitaye bwihariye ni kugira ngo ufashe abandi bibahe babirye babitamire batararushye hari akanura kango kishemo urumva benshi dukarifya nk'umuruho ariko mu by'ukuri ari amahirwe umuvandimwe arangegera ambwa ati ngiye rero ikibazo mfite gikomeye cyane nk'ubona hari ikintu nigirira nta kintu nagera nyine ko no siko bintwara buri munsi ku munsi arabambaza ibyo kurya arabambaza amafaranga y'ishuri arabambaza iminsi mikuru arababyaye ngomba guhemba arapfushije ngomba gutabara abo bose nyine ngiye bareba ko ngifite amafaranga nyine make mu muryango wacu nakira nte ko ndi umwana muto ukuri ingorofani yuzuye amatafari ntabwo nakira noneho ikintu cyatumye numva nabibaganirizaho ni umuntu mukuru ufite uburyo yenda bworoheje ariko nyine mukuru uko twaraganira numva no yananyumva mu nkuru yambariye iteye arambwira ati ubwo nyine araguma atazwe aragwatazwe nyine ni inkuru mpamo arambwira ati ngewe nyine navukiye mu muryango nyine umuryango usa nkaho udakize ariko nyine bitewe n'ibihe twagiye ducamo nyine amateka agiye atwara ubutunzi bumwe na bumwe nyine turashyirirwa mama wanjye aritahira dusigarana na papa uturere ariko nawe arakuze tumaze gushaka twese yisumbusha nyine umwana uzamushajisha areba umwe mu ngaragukazi zo simbizi umwe mu nkumi nyine ziri aho ngaho bati nyine ngwino tubane nyine abe umugore we abyara umwana umwe babiri batatu bane none abo bana uno munsi bagiye kujya muri segonderi cyangwa se umwajya muri kane segonderi afite amanota menshi umuhanga kubi rwose utapfa kubyumva undi nagiye mu mbere segonderi abo bana bose rero ni abadata nubwo bavuye kwa mukadata ariko nyine mama ntabwo bamuharitse nyine birumvikana nyine tafatanya nk'abana bo mu rugo nyine niwe mama muto dufite ariko ikibazo ni iki ngiki data nta kantu afite ko kuba yabahereza n'ibyo ugiye kubarira n'amashuri none umutwe ndi kure imyaka nzabikorera nkumva sinyize umubare kandi n'ubundi pe nta nabakikira nyine nge bareba nyine ko njye ufite agafaranga gakeya kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo nanjye nyine mbaranya bingoye kubera ko ni ikintu mbavuze nti wowe ikibazo ufite ni gutya bimwe bita byarurometse urayizi cya kintu nyine kuba kiziritse ku muhoro nyine kabaho kawuciye nyine nabwo rero ibyo bintu ntabwo abyikura ariko kubera ko hari umutwaro ugomba kugendana igihe kirekire ariko ukundi kuntu ushobora kubyumva ibyo bintu si ibyo gutuma ubabara
ibyo bintu si byagatumye umutima wawe utentebuka ngo wumve wagushije ishyano waragowe kubera yuko abantu baza kugusaba. Reka turebe, ubabajwe nuko baza iwawe nyine kugusaba ibitandukanye, ariyo minerivare, ariyo makayi, ariyo myenda, mbega twinshi cyane tutabasha kurondora aka kanya, ariko nyine baraza iwawe, bakaza yenda se binagoranye cyane kubizinza ibipfusi, wagiye n'ahandi wizigamye utuntu ugaterura ukabahereza bigakunda bakagenda bakarangiza. Ese uwo mugoko wo kubafasha wawunganya n'umugoko wo kuba ari wowe ubujya kubibasaba? Byumve neza nawe, umutima uvunitse uremereye umuntu utanga ubushobozi agira, ese yawusimbuza umutima ushobotse kuvunika abaye ari ujya kubisaba? Dufate urugero rwumvikana neza, umuryango w'iwanyu muri 5, wowe yenda uri wa 3, niwo ubashe kugira amafaranga, murumuna wawe cyangwa mukuru wawe aza kugusaba amafaranga. Ese byakorohera kumuha ayo mafaranga cyangwa bikakugora kuruta uko wakabaye ari wowe ujya kuyamusaba? Icyo mwanya we mbega uvuga ngo hari ikintu kimwe abantu basoma Bibiliya barabizi neza, baravuga ngo buriya ngo Yosefu ngo ari mu hariya nyine ari mu Misiri, bene wabo cyangwa wari umuntu we baje nyine kumusaba, baje bazi guhaha, ariko mu by'ukuri ari mu buryo bwo kumusega, ko niwe wari umutware w'icyo gihe. Ese ari ukujya mu cyimbo cyiwe no kujya mu cyimbo cyo gusaba, ibigoye cyane n'ibihe? Rero mw'abantu mwe mwita abakire cyangwa kimwe muzi nk'abakire, ukamuzi ko nyine bigoye cyane gufasha abantu, ntabwo mu by'ukuri bigoye, ahubwo bakwiye kuba wishimira ko nibura ari wowe Imana yahaye ubushobozi bwo gukiza aba bantu barembejwe n'ibihe, uko rero niwe uri ufite akantu. Mu gihe bo baburaye banatinye kuza kugusaba, wowe uba wariye. Ese byakuvuna byoroheje kurusha uko wari wowe wasaba noneho bakaza noneho kuguha? Ntabwo ari byo. Ibintu twinubira cyangwa ibintu mwinubira ni umugisha. Ni umugisha, nuko mufite nyine ibyo mutanga, urumva, ndetse banabasengera ngo mugire. Iyo umubyeyi agiye kuziko gasenga wati Mana umpera abana umugisha, hari umugisha witwarira ugasanga ni warariganyije nka Esawu, nako cyangwa warariganyijwe da, ugasanga ibintu ufite ni byakwirundiyeho byakabaye by'umuryango wose, wakabaye ushima Imana ko nibura atari wowe urara, ahubwo ari wowe ufasha abandi. Icyo kintu rero abantu benshi cyane bakunda kukiconfusinga, ugasanga bateraniye bati nyirase mama ko kakana karaje, wa mubyeyi ya mugore wo kakana ka yarabyaye none kamaze utusenda cyakamaza mimisi, wa mwana yagiye hara hirya ngo baramugonga mutwara kwa muganga buri munsi njyayo. Hoya, ibyo bintu kuba nibura ufite ubushobozi bwo kubikora abandi batabufite kandi babwifuza, byakaba byo bitubafata none Mana rero ushimwe ko nibura unshoboza gukora ibyo abandi badashoboye. I repeat this, ndabisubiramo neza ngo icyatumye nyine usigara, abantu bazi Bibiliya cyangwa kimwe se bayizereramo barabyumva neza, icyatumye nyine usigara, icyatumye ugira ubwo bushobozi ni kugira ngo nyine twaje utondekanye. Rero nta mpamvu yo kuvuga ngo njyewe ngo arabona ngo sina abantu barandemereye umutwaro se wawo kwambura ubwo bukira no kakuva ukajya kundi muntu bugitonja kumusaba gitaro wasanga no bikuvunye kuruta kurusha ko wumva yena ubyirengagije. Rero nshuti ntago ari kuba ngo nsesereza abakire, kuko ngiye rwose n'ubusanga nanga ukuntu bakene banga bakire, ndabyanga bakene bafite ishyara bakire cyane, ariko nabita n'abakire nabo bakwiye gusubiza amaso inyuma bakareba bavuga ngo ese ibintu mfite nuko nkora cyane, suko nkora cyane, nuko mvuga neza cyane oya wapi, nuko niza byinshi cyane oya wapi, kuko njye mbona nk'abantu batanarangije kaminuza bafite ibifaranga biruta ibyanjye kandi ngiye bachelors yenda se n'abafite masters ndusha amafaranga. Bivuze ngo ibyo bintu byose bitaranye usanga nyine gutunganirwa nyine n'ikimana kugendeye kugira ngo nawe
iyo mpano nyine bireka yake nyine imurikira abandi bantu nyine babashe nabo gutera imbere mu buryo bwabo. Ntago ari byinshi usabwa kugira umutima wishimwe gusa bati Imana nyine ntobe nkaho undi ngo shimwe kutangiza nk'abariya, ariko niba uri kumva ibyo ngibyo bishaka kwita umugoko ubyite noneho ikintu cyishimwe, bizatuma unafasha abandi kuruta none n'impano bahaye n'ubintu wagiriye hose bikugarukire wumva nyine ari ibintu biryohereye cyane. Jera nta gishinja kubabwira mbafite birenze ibyo ngibyo kubera ko nyine umuryango tubamo turimo harimo abanzi n'abakunzi nyine ibintu bigobe cyane, ariko ntago ari benshi baguruka bakubwira ngo iki ni cyiza cyangwa kirani kibi. Niyo mpamvu ubuzima bwawe nanjye mwitayeho, ubuzima bwawe bw'umutwe mwitayeho, aho mvunaniwe ntabwo mbyikora ukwiye kunanirirwa kubera ko byinshi bikuvuna nawe ni amahirwe bwagize. Ikigaye hari impamvu yituma uramuka. Iyo mpamvu nyine reka kubera nziza buri munsi, niba ari ufasha mufashe wishimye, aricyo ukora gikora wishimye, niba wavutse mu muryango nyine menya ko hari amasano nyine utaca, ntabwo waca ntiwakimuka umusozi wacumbitse ukawuhunga, wahindura boss ugukodesha inzu, wahindura umusobuja n'ibyo koko gatondekanya CV y'abantu nk'igihumbi bagiye gukorera, ariko nyine ntabwo hindura ikintu runaka. Iso niso, nyoko ni nyoko. Mwene kanaka uriho cyangwa apfuye, mwene kanaka w'igisekuru kitabanzwe cyangwa cyabanzwe, muri inzigo cyangwa kimwe muri abejejwe niko nabyita, n'abantu biwanyu. Rero umuryango wanyu kuteye bamwe byose ni byiza, na byose ari byiza. Rero ruvuga ngo hari umukire n'umukene buzuzanye, ahubwo we muri ibyo ngibyo nyine tangira uvuga uti ibyo mfite nibyo umuryango. Niba uko mfasha nyine kamfashe kuko n'ubundi nzapfa, abo ntabihaye babigabane, cyangwa kimwe nabo nabyimye babigure, ubundi usanga n'ubundi nuko utaza ngo rebe umbukondo baba kubitemagura bitoshomera ku muzo wo gushingura, atuvuga ati Imana yanjye no bino bintu kuki nabihaye hakiri kare bakarindira kompa. Gaho n'ubuzima busanzwe n'ubwacu DMT Rwanda ni DM team y'abantu benshi cyane, team y'abantu 600, team y'abantu 100, ntabwo ari 10 si 20 si 30 si 100, ni abantu 100, umuryango mugari cyane. Hit subscribe reka tujyanemo, hit subscribe reka tujyanemo. Ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, n'umuryango mugari cyane, abantu 100 n'abashimiraga ejo bundi rwose murabizi cyane. I'm so humbled, tubashingiye cyane. I'm so humbled. Ndishimye kandi ku bwanyu no kumuga kuntera inkunga no kumakuma ya commentaire n'ibitekerezo bindi nyine bimfasha kwaguka mu buzima busanzwe. Ndabizi hari ibikoresho ngenda mbona, urumva murabona ko uguza microphone. This is a microphone. I check it. This microphone. It's so sweet in DJI mic. So I'm so happy kora ko ngenda nkura nyine n'ubundi ari kujya nagura ibikoresho, ari kujya nagura impano. Murabona ko I'm so confident now. Ubwo tumeze neza, atamutse itekerezo nta bwoba, ibintu byose byahindutse neza, ubu turi munangi. Mana we back byishimo no kuvuga ngo nawe rero hitting a subscribe no kuri urabona kuntera inkunga, ari kwagura ibitekerezo, ari kwagubona ko nyine mfite abantu bashyigikiye, ni yagaro ibintu bikomeye cyane. Hit subscribe nugukirikaho rimwe gusa, hit subscribe ntago ni bikoye cyane. Nimvuga ibintu ndakunze nyine kora unsubscribe. Yes. Hanze hari abantu nyine bambara kwigisha ibintu byinshi cyane. Niba uri umubyeyi nyine igikurira abana bawe urakizi, nta mwana wanzabwira ibintu bibi bimujyana mu makosa, bimujyana mu burumbo, bya mihanda kinyiri kunyerera ntago tuzayijyamo namo. Ebawe pititara mureke hit subscribe. Fite byinshi mu mutima wanjye kandi ukeneye kumenya byarakuba ku muryango bikawugira mwiza kurutaho, nubwo ntakimura umuso cyangwa kimwe ngo taje bakwe hari, ariko fite byinshi mu mutima wawe ukeneye kumenya. Hit subscribe. Kora subscribe sangiza n'abandi kugira ngo tujyanemo twese nyine tujyane mu twakubuzima. Ntago ari ibintu goye cyane, nta kintu uzagwasaba ngo wa subscribe nsama ku faranga runaka. Oya, kora subscribe ni igikorwa cy'urukundo, just ku appreciate. Nanjye ejo nzaze bana nkubwira ngo bya bintu wakoze dore twagiye ahanga, nzagusanga iwanyu inkuru yawe turebe nyine kuntwa ko ku muryango mugari. Turashima Imana. Love is good, urukundo ni rwiza cyane. God is good and it's for all. Reka tunezerwe cyane. DMT Rwanda, this is love. Like and subscribe and share. Twagiye. Bye bye.